murishimye ngo abitangira neza akabisohoza neza. Ukurikiye ntabwo nabyumvise neza. Imana irahambaye. Amen. Amen. Ndabakunda cyangwa mbivuze nabi. Ndabakunda mu izina rya Yesu. Amen. Kandi mumbamwo. Amen. Amen. Kuko nawe ko gukonja gake gake bimeze bite nuko hakonje. Tuvuye mu gisirimba n'umuhamirizo. Bamwe turacyafite icyokere usibye nge. Amen. Ngiye kuganira ijambo ry'Imana. Kuganira Imana idufashe turyumve kimwe. Tugiye kurebera hamwe iyi minsi mibi hanze, ibi bihe bya nyuma y'imperuka. Umuntu aradusomera muri Timoteyo, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 3. Ndizera yuko noneho hafi ya twese abenshi muri ubu ngubu iyo tuvuze ngo dusoma twese turahasoma. Buri wese aho ari agafatiye Bibiliya agasoma. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 3 gutangiraho. Kadusome ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Haleluya. Amen. Uwo mutwe w'amagambo umurongo wa mbere uravuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda imiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babesherana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo uje ubatera umugongo, kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari y'uburyo bwinshi, bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri. Nk'uko Yani na Yambure barwanije Mose, niko n'abo bagabo barwanya ukuri. Abo ni abononekaye ubwenge, badashimwa ku byo kwizera, ariko ntibazabasha kurengaho, kuko ubupfu bwabo buzagaragarira abantu bose nk'uko bwa bundi nabwo bwagaragaye. Umurongo wa 10 mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Turabyumvise neza. Utabyumvise babisoma we yabyisomeye. Umutwe w'ijambo ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda. Cyo ni icyambere. Bazaba none ibi byose biri busomyemo hano cyangwa ibyo basomye, icyo wumvisha utazi utari wabona ko cyagezeho, manuka uvuga iki ntabwo nyisi. Amen. Muhawe rugari, amarembo arafunguye, uvuga iti icyo ntabwo nyizi sindakibona. Abantu bazaba bikunda, cyo ni icyambere. Bakunda imiya n'amafaranga, bakunda amafaranga. Birahari bitanye bihari, ahubwo birenze. Bakunda amafaranga, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo. Amen. Birarira kandi bagira ubwibone. Ubwibone no kwirarira biragenda. Kwibona no kwirarira biragendana nk'uko ubona ishyari n'urwango bidasigara. Amen. Burya umuntu wagize ishyari
aba afite urwango muri we, kuko ntabwo hagije umuntu ishyari umukunzi. Rero kwirarira n'ubwibone biragendana. Ubwibone ni iki? Ni ukumva uri hejuru y'abandi, ukumva wowe ibyawe byose biratunganye, ukumva uri perfect, ukumva ureshejwe urwego uriho wumva rukunesheje. Amen. Birarira, buriya kwirarira ni ikintu kibi, kuko kwishyira hejuru cyane bibanziriza kugwa. Yane na Yambure bishyize hejuru cyane imbere ya Mose na Farawo, bashaka kugira ngo bacecekeshe Mose. Ibyo Mose avuze byose bitumvikana imbere ya Farawo n'abatware. Amen. Bashaka kugira ngo Mose bamucecekeshe, ariko kuko bishyize hejuru bagashaka kurwanya umwuka w'Imana uri muri Mose, Imana yerekanye gukomera kwayo, bituma ubupfu bwabo bugaragarira aho ngaho imbere ya Farawo. Icyambere, bari bafite ubwibone, bari bafite kwirarira yuko bumva yuko ibyo bari bukore byose biri bucecekeshe Mose, ibyo bari bukore byose biri bukubite hasi Mose, ibyo bari bukore byose mbega biri buzimye icyo Mose ashaka kugeraho. Amen. Ibyo bintu murimo murabyumva ariko birarira, bibona, batukana. Uyu munsi ibitutsi twabigize nk'indirimbo. Uyu munsi ibitutsi twabigize nk'indirimbo, ubu tugeze ku rwego rwo kubiririmba mu ndirimbo, tukabiririmba mu ndirimbo. Nababwiye ngo ibyo mwumva nanjye nibyo numva, bibageraho natwe bitugeraho. Ese tuba mu ijuru, turi mu isi. Hariya mu Kidaho ni mu gasantere, harimo abadije benshi kandi buri wese acuranga indirimbo ashaka. Hariho umuhanzi nigize kumva indirimbo ye, kandi namwe ndabizi ko mwazumvishe. Bamwita uri ari kuririmba utukana gusa uririmba ibitutsi. Bamwita Bitikira. Urimo muraseka. Uriya muhanzi bita Bitikira, ubutumwa atanga ni ubuhe? Niba hari message wumvishe mu ndirimbo ze, umanike urutoki umwe ngo hari akamwumvishe mu ndirimbo ze,